Najya ngo urisogoroye. Babaye. Gasogo mushogo usabye uramaze kuki. Bame mu nyanja ya super. Yakurara wiyarosha ikiringiti cy'intozi wese. Ubwo gutyo ugatinyuka nta n'isoni ufite. Kugira ngo uri boss udafite akazi numaze. Bose ko nshimyenge muri 12 narase. Basi ukabona diplome y'amanota 9 ikumariye. Itonde reka nkweka ubwo reka gukute umutwe wa danje man. Nkubita ka danje nde kwave man. Urumva? Tugiye kwiga inama y'iki twabona amafaranga. Hepfo ari injiji nyinshi tugomba gutubura. Uretse ahubwo nibutsa akantu. Urumva? Wowe wize urumva? Ngiye ariko ntabwo nzi gusoma. Wowe nubwo wize wagenda ukaba umwagent. Urumva? Ngiye nko gushakira abakiri. Ndibya ako kantu kaba ari kugisaza. Mukunshakira cyane nubwo ngiye nzabatuburira. Ako kana wowe. Ya mashuri nagazapfusa. Nubwo warasaye ko bigagaje ko wagize mishuri. Saza ngiye mani ngiye mba numva nubwo yazishyiraho mani. Nabonye uma. Nagari gusa. Nonda kwemeye. Ubwo ngiye ndaba umwagent. Urumva? Nongeye gushakana nkura kajire. Ngiye nenge hariya ubundi undangire ibikiri. Uzi by'inderi bifite ifaranga. Nkwe ukuntu tubizingura amafaranga ngo wagikureba yani. Tuzanagabana nzanakongeza. Wagikureba yaniga yawe. Imwe yari ifite akajire nayo yacuruzaga amayinite ariko ikabisigaye vidura imisarani. Ayaniye wangu. Kangamukureho. Nuko mukaga gatoya ngite njya ku muhanda karitsi. Bete kiryango cyazanye business. Utunyoheza abakiri. Genda tujya gushaka. Shema ahubwo diro nizo man. Mobile money kubitsa kubikura miti you umva hari make baye bataramenya ubone ngiye kubatubura ndabakuramo ijana ry'umugoro bangoga bazoka nkayura petit primus yaraneye kuyigwa umunsi ndakarya sibyo umva kabisa hari make ndabebeze uyu munsi hahiye ko kimunsi ndibwica mu kabari gabandi umwagent shaho yeba ko batazi hose babakiriya bari Itanu 15 20 ndamubonye kabineti yawe guseka ariko ndashonga ariko yabonetse wenda mujyanye Obgaseba twayari iraninde yimbonye hano umukiri yaba yabikuza cyabitsa nagure miti kibaba we yebo we nayari 15 20 bro yes salam mvatse nayange salam umvo mu maso wangira kubona miti reba nk'igisambo ntago ari igisambo ubu nanjye kababara mfite umva bampaye miliyoni ebyiri zose ebyiri zaba no nanyange baratwara ahubwo nkugiye umvase umva kugereye inama wamba barira ukajya kubitsa kuri wa mwana no uriya mwagent uri akakubikiza kuri phone ko bashobora kuyagutwara nkuko nanjye agiye man abika akashyira mu mufuka akakuramo wanjye akashyiramo we oya kuri phone yawe man kuri telefone ko buryo nta nubwo bapfu ntago babona uko bayakora yindi nyine mpamagaza shiri wanjye kuri 079 ahubwo twagiye man buri umuntu w'umusaza ikaze bakiriya miti upake MTN tigo na umukiriya rwose tubitse tubikure ngurabitsa kuri 0 ndakwiza rwose akaza kuri simukadi ya rwose ukaza yabona igihe cyose shaki kambe ngiye nari mukuza wari umuzanye urakoze cyane kansigaye mu service rwose akinizo ndaziguhaye tuyabitse ndakubikiza neza rwose nta kibazo ajya kuri mobile money yawe nuko yashaka kuri telefone yawe kugira batayakwiba nyakubikiriza ntacyo bitwaye ngo za faranga nyakubikiriza umbikirize banzo yabitse uramuhunga arakunzane ngo umbikirize cash 70 nje ndizewe ntago ariko ndi umwagent umwagent mwiza cyane rwose ndakubikiza kuri telefone ngo za faranga tuyabitse sibyo MTN mobile money na MTN MTN rwose zankubikiriza ku ifaranga byinshi cyane rwose 40 rwose nawe ni 40 biruzuye cyane rwose sawa message yahageze Saje biki? Mobile money message iri habaye ko tegeye yatakaye we. Nese kwimukana kumbwa kuri message. Mwe biki se? Ahubwo se mwagent twe tukumwe. Message ndi kubona. Yijire ni iki kintu kirane cyande.
message y'ibiki se nta message ndi reka se n'umwagent ahubwo se nani nashaka miti wo mwagent agiye hese gwa mwagent umwagent se ndashaka miti umurano buriye umurano buriye abe nawe se baraza ngo ndabitsaga bikuru se mfukanye natana arimo ngo umwagent se ngiye ibirayi by'abagent abizi barasanga ngo ndakubice yanzara yashize dasakiwe iki se kibaye muhereze iki se ngabana iki nawe se nge ikote ni ryawe ibiki se bibaye nibyo nkoze nese uzi imitwe netse ari uzi ko wapfashe mu ijosi man gusa se byo ko yego wari umushandiko wamuzanaga se iyo mwaka cabinet ndayihomba oyahomba se wayakore toka nashawe injiji z'iki gihe ona ikofi ryaza arabuza abandi mo baragena muri V8 toka se nyeneye kugura imodoka man sawa man ariko buri kintu Yesu abavandimwe b'ikigi arajyanye nshaka muvuga mweto cabinet ndayihomba nanze ko turagabana Oba, oba,